Yes, reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba TT Kamanzi Official, mukomeze mugubwe neza aho buri wese aherereye ku isi. Ibitagenda neza none mwihangane ejo bizashira. Uyu mwanya rero muri kumwe nanjye TT Kamanzi, tukaba tugiye kugaruka ku ngingo idasanzwe, ngira ngo buri wese yihangane ayitege amatwi. Uti ni ingingo ki? Abazajya bajya kuri Facebook ya Dr. Nicholas Kokaris, muzajya muvumbura amabanga menshi mu byerekeye umushinga wa Pi Network. Uyu munsi rero ngiye kubabwira rimwe mu ibanga yashyize hanze hashize iminsi 4, ubu turakabaka mu munsi wa 5, aho byarangiye, aho isi yose igiye kwisanga, cyangwa amabanki yose agiye kwisanga, amabanki yose ku isi aharanira impinduka zo kwinjira mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga agiye kwinjira mu cyo nakwita n'ikiri buriya, agiye kwinjira muri Pi Network. Icyo ni cyambere kugira ngo mubyumve neza, yose agiye kwinjira muri Pi Network. Uti gute? Buriya ari ukuntu abantu twishimira iterambere, ariko ntitumenye ngo iterambere rishingiye kuki. Iryo terambere turimo kwishimira rishingiye kuki? Icyo rishingiyeho ni iki? Nicyo rero tugiye kubabwira. Buriya abantu benshi bajya bibeshya bakumva yuko iterambere wenda ari ubuhinzi n'ubworozi. Ashwida, ntabwo ari byo. Iterambere si ubuhinzi n'ubworozi. Iterambere ni iki? Ni imikorere n'imikurire. Ubwo tuvuze imikurire tuba tuvuga inyungu y'ibikorwa bya muntu bishingiye ku bikorwa remezo bafite. Ubumenyi, ibikorwa remezo haba harimo n'ubumenyi. Buriya imitungo kamere, ubumenyi, ibikorwa remezo, ahantu ho gukorera, ko ntabwo wazashyira imihanda ya kaburimbo buriya hejuru y'amazi, ubwo ukereka ko installa y'ibyuma, ariko ku butaka ho biba biri aho ngaho. Hanyuma rero reka twikomereze icyo nashaka kubabwira. Bigiye kurangira amabanki yose ku isi agiye, cyangwa se agiye gukorera yes muri Pi Network. Amagambo yitangarijwe na Dr. Nicholas ubwe muti aragira ngo iki? Dr. Nicholas aragira ati, ni amagambo yavugiye kuri Bitcoin, avuga ati many still misunderstand that the purpose of Pi Network. Nanisomye nabi, mumbabarire. Benshi baracyashidikanya kugeza ubu ku mpamvu ya Pi Network. Pi wasn't created to follow in the footsteps of Bitcoin with a pump and dump model like thousands of other cryptocurrencies. Benshi ntibakibeshye ngo bumve ko Pi yakorewe kugenda itera ikirenge mu cya Bitcoin, aho ishinguye ikirenge, mbese gutera ikirenge mu cya Bitcoin, ndetse bikagera naho bigenda ngaho gatebe gatoki, bimwe byaguye ubundi byazamutse, nk'uko bigendekera ama cryptocurrency ibihumbi n'ibihumbi. Ntabwo ari byo. Spice icyo yakorewe. Arasobanura ati, instead Pi was designed to revolutionize the global financial economy and set a new benchmark for the crypto market under the ISO
20022 standard. Ati ahubwo payi yatunganirijwe kuzana impinduramatwara mpuzamahanga mu by'ubukungu bushingiye ku mari ndetse no gushyiraho benchmark ni nk'igipimo fatizo shingiro cy'amasoko y'ama cryptocurrency. Noneho we azabihindura bishingiye kuri ISO 20022 standard, ashingiye ku cyemezo cyangwa ku gipimo mpuzamahanga cy'ibigo by'imari, noneho aho cryptocurrency zitari zirimo we noneho agiye kuzizanamo, kubera ko za cryptocurrency zose zizinjira muri Pi network, muri system ya Pi network, hanyuma n'amabanki azinjizwa muri system ya Pi network, kuko niyo yonyine Pi network ifite ikoranabuhanga rya blockchain technology mu by'imari rishobora gufasha ibigo by'imari ku isi hose. Ubu benshi hari amagambo, hari ahantu narahisomye nimugoroba, umuntu kuri Twitter sinibuka bita Daniel I think, avuga ati abantu benshi, amabanki menshi aramayininga Pi kandi acecetse, ntabwo babivuga. Ati ubwo bameze nkanjye ndimayiningira ncecetse. Ubwo se yaracecetse yarabisekeje, urabyumva? Hari abantu benshi bamayininga bacecetse, nk'ubu amabanki menshi ya hano mama shenge arimo ISO 20022 is an open international standard that facilitates communication and data exchange between financial institutions. The purpose, what is the purpose? The purpose is ISO 20022 aims to simplify global business communication by creating a common language for payments. It allows financial institutions, 1, to send enhanced data in a more structured format. 2, communicate using consistent reka nkasome neza. Yes, communicate using consistent terminology and syntax. 3, support interoperability. Abazi ibingibi by'imari barabyumva, abazi by'imari bo barabyumva. Ikindi tubonye purpose, noneho icyo bita noneho benefits, inyungu zirimo nizi. Baravuga bati ISO 20022 can lead to, bishobora kugeza kuri better customer experience. 2, less manual interventions, byo gukoresha intoki bikavaho, ikoranabuhanga. 3, more accurate compliance processes. 4, higher resiliency. 5, improved fraud prevention measures. Hakaza none icyo bita development. Kuri development noneho barakubwira ngo uburyo iri developed. ISO 20022 was developed by the International Organization for Standardization. Icyo bita ISO nyine ni International Organization for Standardization Technical Committee y'abantu 66 iyo bita TC 68 Financial Services. The Society for Worldwide Interbank, mwumve, sosiyete mpuzamahanga y'ihuriro ry'amabanki. Ahangaha niho ruzingiye, niho ngira ngo mwumve. Urumva ukuntu babiteguye. The Society of Worldwide Interbank Financial
telecommunication iyo bita Swift, muzakabona neza hariya ku bintu bya Pi, muzakabonamo manages the standard on behalf of ISO. Ni ukuvuga ngo amabanki yose, muraje mwumve implementation noneho, amabanki yose agomba kuba muri Swift. Swift nko mubyumvise ni standardization, ni International Organization for Standardization Technical Committee yo yateguye icyo bita Swift, the Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Swift nyine manages the standard on behalf of ISO. Implementation yo ukuntu iteye noneho, main major jurisdictions are implementing ISO 20022 ahead of November 2025, when Swift is scheduled to retire its existing MT message standard for payment. Ainya muri make amabanki yose arinjiramo, muri make amabanki yose arinjiramo, kubera ko urumva biraza kugenwa. Ni ukuvuga ngo Pi yamaze kubona cyangwa se yamaze kubona icyemezo cy'ubuziranenge cya ISO, kandi ISO ni ihuriro mpuzamahanga ry'amabanki, yego, kandi ayo mabanki araharanira gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo ave mu buryo bwa gakondo, Ibu ngubu rero icyo byerekezaho kugira ngo mubyumve neza. Ni ukuvuga ngo aya mabanki nta kindi ari bukore, ari bukorane na Pi. None umuntu wese ku isi Pi kandi nayo yaje. Pi kandi amakuru yayo turabagezaho vuba nayo. Umuntu azajya afata ikarita yanuza, azajya afata ikarita ya Pi, agende ajye kuri banki yose ikoresha ikoranabuhanga, akuremo amafaranga ashaka, avuye kuri Pi yinjira muri banki. Mwibazaga ngo tuzajya tuyabona dute? Byaje noneho rero resources. Umuntu ushaka kumenya ibyisumbuye y'iki kintu ISO, you can learn more about ISO 20022 at iso20022.org. kugira ngo umenye ujye kuri iyo channel cyangwa se kuri iyo platform cyangwa kuri iyo blog ya ISO 20022.org usome ibyisumbuyeho. Ubuse reka mbabwire, ubuse nyabahaye, nyamara ndayabahaye. Aya makuru mbahaye ni ingenzi cyane, naya ngaya dukeneye kumva ibintu. Uyu mugabo yaranditse, yavuze yuko Pi igomba kuba stable coin, ifaranga ridahuzagurika, ridahindagurika. Noneho yaranditse aravuga ngo ibi ngibi ni biri ku rubuga rwa Facebook rwa Dr. Nicholas. Ubwo yaravuze ngo when the future meets the past, ngo igihe ahazaza hazaba hahuye na hahise, Bitcoin bye. Ubu Bitcoin nayo ikeneye kwisunga Pi network, kandi byaranabaye rega, ntimugire ngo biraho ngaho gutyo gusa. Maze rero ararikwa ntashira nayo makuru nagira ngo mbagezeho, nuko inkuru nziza iriho ari uko banki zose zikoresha ikoranabuhanga ngizo muri Pi network. Uti gute? Zishingiye kuko ziri muri rya huriro mpuzamahanga ry'amabanki yose ku isi Swift. Pi network ikaba ifite icyemezo cy'ubuziranenge cya Swift, kandi Swift ikaba izifashisha ikoranabuhanga rya Pi network riri ku rwego rwa Web 3.0 ya blockchain technology. Bivuze ngo banki yose izakenera, umuntu wese uzaba ufite Pi agakenera amafaranga kuri banki yanyuraho iyo ariyo yose, azabona amafaranga y'icyo gihugu ashaka cyangwa arimo. Murakoze, mugubwe neza.